Imbuga nkoranyambaga ni kimwe mu bintu bikoreshwa hirya no hino ku isi, aho usanga ibihugu bitandukanye byaragiye bishora amafaranga cyangwa se bigena ingengo y'imari yo guteza imbere izi mbuga nkoranyambaga. Imbuga dukoresha mu Rwanda zifite ubusobanuro bunyuranye mu bazikoresha bitewe n'akamaro zigiye zidufitiye nk'Abanyarwanda. Kubw'iyi mpamvu bamwe bamaze kumenya akamaro k'izi mbuga nkoranyambaga bazikoresha mu buryo bwo kwiteza imbere, aho bakorera amafaranga menshi bifashishije izi mbuga nkoranyambaga. Mu Rwanda ikigero cy'abakoresha imbuga nkoranyambaga gihagaze kuri 4.8%. Muri rusange ugereranyije nyine n'abaturage bose b'igihugu cy'u Rwanda. Ikinyamakuru cyitwa Status Counter cyagaragaje ko mu Rwanda abakoresha imbuga nkoranyambaga bahagaze ku buryo bukurikira. Urubuga rukoreshwa cyane mu Rwanda ni urubuga rwa Facebook, rukoreshwa n'abantu bagera kuri 58.89%. Rukaba rukurikirwa n'urubuga rwa Twitter aho rukoreshwa n'abantu 24.29%. Naho urubuga rwa Pinterest rukaba rukoreshwa n'abantu 11 ndetse n'ibice 16%. Urubuga rwa YouTube mu Rwanda rukoreshwa n'abantu bangana na 2.60%. Ndetse urubuga rwa Instagram rukaba ruhagaze kuri 2.49%. Urwa nyuma mu mbuga eshanu zikoreshwa cyane ahangaha mu Rwanda n'urubuga rwa LinkedIn, aho rukoreshwa n'abantu bangana na 0.3%. Ibi ngibi kandi nkubwira nk'uko ubibona muri iyi video bikaba byaragaragajwe mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka turimo w'2021. Mu Rwanda abantu benshi ntabwo bazi buryo ki bashobora gukoresha imbuga nkoranyambaga tumaze kukubwira haruguru ngo babashe gukorera amafaranga, ariko muri iki kiganiro tukaba tugiye kukwereka buryo ki izi mbuga nkoranyambaga zishobora gukoreshwa mu buryo bwo kubyaza amafaranga internet. Ntabwo ari mu magambo gusa, ahubwo turagenda tukwereka buryo ki abantu batandukanye bagiye batangira gukorera amafaranga bifashishije izi mbuga nkoranyambaga mu buryo bworoheje, hanyuma bakaza no gusezera ku mirimo bakoreraga abakoresha babo, bakaboneza kwikorera bakoresha internet cyangwa se nyine bakorera ku mbuga nkoranyambaga, kandi ubu ngubu bakaba bahagaze neza mu buryo bw'ubukungu. Muri abo bantu turaza kugenda tuguha ingero zifatika zirimo nka Papa Sava, Bamenya, Bakti, Sabensi n'abandi nka Gentil Deo, bose bagiye bava mu mirimo bakoraga bakaboneza iyo gukorera kuri YouTube, ubu ngubu bakaba bahagaze neza. Ariko se nanone ko Abanyarwanda benshi muri iki gihe barimo bakoresha YouTube, ni ukuvuga ko ari rwo rubuga rwonyine rushobora kuba rwinjiza amafaranga menshi afatika ugereranyije n'izindi mbuga? Ibyo ngibyo siko bimeze, ahubwo muri iki kiganiro tugutegurira cyitwa Unguka Ubumenyi ahangaha ku Ndatwa Rwanda TV, tuzagenda tukugaragariza buryo ki hari n'izindi mbuga zinjiza amafaranga menshi, ndetse cyane yuko ku rutonde rw'imbuga zishobora kwinjiza amafaranga menshi zikoreshwa ahangaha mu Rwanda, urubuga rwa YouTube si rwo rwa mbere yewe ndetse si narwo rwa kabiri. Ariko ibyo byose nk'uko uzakomeza kugenda ukurikirana ibiganiro tuzajya tugutegurira, uzabasha kunguka ubumenyi nk'uko ikiganiro cyacu cyiswe Unguka Ubumenyi bw'uburyo ki ushobora gukoresha internet maze ukibyariza amafaranga internet kandi bitakugoye, ukabasha ndetse no gucyaha ikibazo cy'ubushomeri buganje mu rubyiruko rw'Abanyarwanda cyangwa se n'abandi bantu batari urubyiruko. Uretse kuba kandi twakubwira yuko izi mbuga nkoranyambaga zishobora kwinjizamo amafaranga, mu biganiro bizakurikiraho tuzagenda tukugaragariza buryo ki izo mbuga zishobora kuba monetize cyangwa se nyine zishobora kujya ku rutonde rw'izishobora guhembwa mu gihe wazikoresheje. Ibyo byose nibyo tuzagenda tukwereka, tubigusobanurire, tukugaragarize ndetse n'ibintu ushobora gukorera kuri murandasi, ni ukuvuga gukorera kuri internet, maze bikabasha kugenda bigira abafana benshi. Ibyo byose rero bikaba byaragiye bikusanywa kugira ngo ubibwirwe, maze niba bishoboka ufate iya mbere kugira ngo nawe witeze imbere wifashishije imbuga nkoranyambaga, aho kugira ngo ujye ukomeza kuzikoresha wibwira ngo icyo zashyiriweho ni ugutuma abantu bamenyana cyangwa se bohererezanya ubutumwa gusa nk'uko dukoresha Facebook ducata cyangwa se n'izindi mbuga,
ahubwo ziba zarashyizweho kugira ngo niba bishoboka abantu bashishoza kandi bareba kure babashe kugira uburyo ki bagenda bamenya uburyo ki izi mbuga zishobora kubafasha kurwanya ubukene. Mu gutangira ikiganiro ndagira ngo nkwibutse ko nakubwiye ko abantu benshi bagiye basezera mu mirimo bakoraga maze bakaboneza iyo gukorera ku mbuga nkoranyambaga, maze bakabasha gukorera amafaranga menshi kandi afatika. Reka kugira ngo nkwereke yuko imbuga nkoranyambaga zishobora gukoreshwa kandi zikabyarira abantu amafaranga menshi mu gihe bazikoresheje kandi neza, nze nkwereke buryo ki abantu bagiye basezera mu mirimo bakoraga maze bakaboneza iyo gukorera kuri murandasi, cyane cyane ko urubuga rwa YouTube mu Rwanda ni rwo abantu baje kwitabira maze bamenya imikoreshereze yarwo ndetse n'uburyo ki rushobora gutanga amafaranga bararuyoboka. Ariko ubu ngubu biratangaje cyane kubona mu Rwanda hari ibitangazamakuru bikorera kuri YouTube bishobora kwinjiza amafaranga ari hejuru ya miliyoni 20 mu gihe cy'ukwezi kumwe. Ibi ngibi ntago twabyita inkuru barirano, kubera yuko nawe ubwawe nuramuka ufashe telefone yawe ukajya aho usacingira, no kuvuga muri Chrome cyangwa se muri browser, uzandikemo ijambo www.socialblade. maze urebe, bazakwereka izo mbuga nkoranyambaga abanyarwanda bazikoresha. Uzajya wandikamo channel cyangwa se chaîne ya YouTube cyangwa se nyine urundi rubuga wifuza kumenya ngo umuntu urukoresha bitewe n'urwego rukoreshaho yinjiza amafaranga angana iki. Bazajya bakwereka amafaranga uwo muntu ashobora kwinjiza, gusa bizagutungura aho uzasanga hari abageze ku rwego rwo kuba bakwinjiza miliyoni ziri hejuru ya 30 mu gihe cy'ukwezi kumwe. Muri abo naguhamo urugero nka Freemax TV, aho yigeze no kugera ku rwego rwo kwinjiza ibihumbi 48 by'amadolari y'Amerika, ni ukuvuga angana na miliyoni 47 z'amafaranga y'u Rwanda zirengaho gatoya ya buri kwezi. Ibi byose rero kandi bizagenda bikwigisha buryo ki nawe ushobora gukora maze ukabasha kwinjiza amafaranga wifashishije imbuga nkoranyambaga. Aho nta handi nyine ni kuri murandasi. Mu by'ukuri ntabwo bigoye buri munyarwanda wese utekereza kure kumenya buryo ki umuntu ashobora kwinjiza amafaranga kuri YouTube cyangwa se ku rundi rubuga nkoranyambaga nka Facebook, LinkedIn ndetse n'ahandi, mu gihe wamaze kumenya ibisabwa kugira ngo wakire monetization cyangwa se nyine winjire ku rutonde rw'abantu bashobora guhembwa kuri urwo rubuga. Ibi ngibi ntago bitunguranye cyane, kubera yuko nyine niba ibyo nkubwira ugiye kugenda ukabikora, uzagenda ubona yuko ba bantu ubona birirwa bakina utuntu tworoheje cyangwa se nyine bakina ibintu rimwe na rimwe bamwe bagafata yuko ari ibintu byo gusetsa abantu ndetse no gutangaza abantu nka Papa Sava bamenya, ndetse n'abandi Chita Magic. Abo bose uzamenya agaciro kabo ndetse uzabona inkomoko y'imibereho myiza rimwe na rimwe abantu babona ko bafite, nta yindi ahubwo n'imbuga nkoranyambaga. Ahari wowe uhise wibaza ngo mbese ni gute ngiyewe nakoresha imbuga nkoranyambaga kugira ngo mbashe kwinjiza amafaranga? Birashoboka cyane. Nkuko naguhaye urugero, hari abakora uyu mwuga wo gukorera kuri YouTube bagiye batandukanye, bagiye bakereya content cyangwa se nyine bagiye bakereya ibintu banyuza ku mbuga nkoranyambaga zabo. No kuvuga ko nyine niba ukereye YouTube channel ushobora kukereya n'ibintu byo kuyinyuzaho, aho ushobora guhitamo nyine ikintu runaka uzajya unyuza kuri iyo channel. Bizagutwara igihe kitari kinini, maze nawe numara kubona abantu bashobora gukurikira ibiganiro byawe, kubera yuko burya nta muntu ukunda ikintu wenyine, ahubwo abafite abandi bantu bahuje ukwemera ndetse no kugikunda. Nibamara kumenya yuko urimo ukora ibyo bintu bakatangira kugukurikira, uzatangira kwinjiza amafaranga. Ushobora kumva ko ari ibintu bihambaye, ariko uze gukurikirana chaîne y'umukobwa bita Antoinette Niyongira, yigisha abantu guteka.
ahari abantu benshi hari ubwo bumva ko kwigisha abantu guteka atari ibintu umuntu yabwira abantu babashe kubikurikirana kandi babyumve, babiha agaciro kandi babirebe umunsi ku wundi. Ariko uyu mukobwa abasha gukorera amafaranga menshi kubera yuko amakuru ajya abasha kuvuga yuko nawe ari mu benda gusezera mu mwuga w'itangazamakuru, akaboneza gukorera kuri YouTube nk'uko asanzwe abikora yigisha abantu guteka. Ikindi kintu kigaragaza ko mu Rwanda tugifite ibintu byinshi byo kuba twakora ni uko iyo uramutse ugiye gusacinga cyangwa se nyine ugiye gushakisha amakuru ku bintu bitandukanye ujya uyabura. Ariko uyu munsi wa none nawe ubwawe ushobora kwiha intego ukavuga ngo ngiye gukora ubushakashatsi ku isomo runaka. Tuvuge ushobora kuvuga ati mbese ni gute umuntu ashobora gutegura umushinga, mbese ni gute umuntu ashobora kwinjira mu buhinzi kandi akabukora neza maze bukamubyarira inyungu. Warangiza ugafata akanya kawe maze ukicara ugategura ibiganiro byinshi bitandukanye bigaruka kuri iyo nsanganyamatsiko, ukajya waprodinga kuri YouTube yawe. Ntago bizamara igihe kinini cyane, ahubwo uzajya kubona ubone ba bantu nk'uko nabikubwiye muhuje gukunda igikorwa watangiye birirwa bagukurikira. Uyu munsi wa none ikoranabuhanga rigeze ku rwego rw'uko iyo umuntu arwaye n'ibicurane cyangwa se agize ikibazo gitoya ahita ajya muri Google maze akandikamo indwara yarwaye bakamwereka umuti. Rimwe na rimwe umuti bamwereka ntago uba wanditse mu Kinyarwanda ndetse uba uri mu rurimi atumva, ariko wowe ushobora gufata initiative ugakora ubushakashatsi ku bijyanye n'imiti maze ukajya ugenda uyisobanurira abantu, ugakora video, ugashyiramo amafoto cyangwa se ugakoresha ubundi buryo bwose bwaba bushoboka maze ukaprodinga kuri YouTube, abantu bakabasha kubikurikira maze mu gihe babikurikira wowe ukaba uri kwinjiza amafaranga. Ibintu umuntu ashobora gukorera kuri YouTube reka nkubwire ko ari byinshi cyane. Uyu munsi wa none abantu benshi ujya gukora ubushakashatsi ku buryo ki ushobora gukora ibintu runaka maze ukabibura rwose, ariko wowe ntabwo ari ngombwa yuko wigisha abantu bakwangaje vis-a-vis ngo ugende ubahamagara ati nimuze mbigishe buryo ki umuntu ashobora gutangira ubucuruzi agakora ibi n'ibi maze akabasha kugera ku mafaranga. Niba wiyizeye ko ufite ubwo bumenyi, aka kanya iyi saha n'uyu munota ukimara kumva ibi ushobora guhita wicara maze ugatangira gutegura ibyo biganiro, ugakoresha telefone yawe ukirikodinga cyangwa se ugakoresha ubundi buryo bwose bushoboka maze ugategurira abantu ibiganiro mu buryo ufite bushoboka kandi bazabikurikira. Kandi uko uzagenda ubikora niko uzagenda wunguka ubumenyi kugeza igihe uzabikora mu buryo benshi dukunze kuvuga ngo ni fluently mu rurimi rw'Icyongereza, cyangwa se nyine mu buryo bushimishije, uburyo buboneye, uburyo utazajya bukugora mu kugira gute mu kubitegura, kubera yuko uzaba umaze kugira experience mu mitegurire y'ibiganiro ndetse n'imikoreshereze y'imbuga nkoranyambaga mu buryo bwo kubyaza ifaranga izi mbuga. Mu kiganiro rero twagiranye ndagira ngo nkwibutse yuko urubuga rwa Facebook, LinkedIn, Twitter, Pinterest ndetse n'izindi zose twaganiriyeho zose zifite buryo ki ushobora kuzikoresha maze ugakorera amafaranga. Gusa kubw'igihe ntabwo twazivugira rimwe, ahubwo tuzongera tugutegurira ibindi biganiro bitandukanye kuko ubushakashatsi bwagiye bukorwa kandi bugenda bugira ibyo bugaragaza bikenerwa kugira ngo imbuga zitandukanye nk'izo zose zibashe kwinjiriza abantu amafaranga bazikoresheje, kandi mu buryo bashobora kwinjiza amafaranga atandukanye n'ayo banakorera mu kazi mu gihe baba bagafite. Ibi byose ntago bigoranye kubyumva niba wahaye agaciro ingero nagiye nguha z'abantu bari bafite akazi, yewe rimwe na rimwe benshi twifuza, ariko bakemera kugasezera kugira ngo bajye kwikorera aho bagiye nyine bakorera ku mbuga nkoranyambaga nka YouTube. Ubu ngubu bakaba barateye imbere.
mu kiganiro gikurikiye tuzagenda tugusobanurira uburyo ki ushobora gukoresha Facebook ndetse n'izindi mbuga, uko tuzagenda dutegura ibiganiro bitandukanye maze ukabasha kwinjiza amafaranga ukoresheje izo mbuga nkoranyambaga. Wowe rero icyo nagushishikariza nuko wakanda subscribe ndetse ugatanga na comment, ukagaragaza reaction yawe ku byo twakugejejeho uyu munsi wa none, maze ubutaha tukazajya dukomeza kubana nawe umunsi ku wundi. Naho ubundi ibiganiro byacu ni akagaruka. Iki kiganiro kikaba cyitwa unguka ubumenyi, aho ushobora kugikurikira n'ubundi nyine wageze kuri iyi channel yitwa Indatwa Rwanda TV. Ushobora kandi nanone kujya kuri Facebook ukareba groupe yitwa unguka ubumenyi, nayo iba irimo link y'ibi biganiro tuba twagukoreye, maze ukabasha kubikurikirana umunsi ku wundi. Ndakwibutsa ko ibi biganiro bizajya bitambuka buri munsi cyangwa se rimwe mu minsi ibiri, ariko ntabwo bishoboka yuko twamara iminsi igera kuri ibiri tutarakungura ubumenyi ku nsanganyamatsiko runaka, by'umwihariko y'uburyo ki ikibazo cy'ubushomeri buri hirya no hino bushobora kugabanuka. Ushobora kwibaza ibintu byinshi, ariko ibyo wibaza uzagende ubyandike muri comment cyangwa se ubyandika hasi muri comment, maze tuzaze tuguha ibisubizo byabyo ubutaha, kubera yuko ikibazo cyose watubaza ntago twakirarira ngo tuvuge yuko dufite ubuhanga n'ubushobozi bwo guhita tugusubiza direct, ariko tuzicara dukora ubushakashatsi ku kibazo watubajije, ubutaha duteguremo ikiganiro maze ubashe kugikurikirana, wumve ibintu uko bigomba kuba bigenda ku kibazo wibazaga, cyangwa se nyine dusubize ikibazo wabajije muri commentaire. Reka rero mbashimire mwebwe mwese mwamaze gukanda subscribe, kandi niba waryohewe n'iki kiganiro ushobora nanone gukora share ndetse ugakanda no kuri like kugira ngo usangize abandi bantu ubutumwa nk'ubu ngubu bw'ukuntu bashobora gukoresha imbuga nkoranyambaga birenze kwishimisha ndetse no kuruhura umutwe, ahubwo bakazikoresha bakorera n'amafaranga. Reka mbashimire. Ciao ciao.